Reka rero turebere hamwe noneho uburyo ushobora kuba wabona nimero ya simukadi iri muri router, zino router za Airtel no dutoya. Ese akenshi tumenyereye ko iyo tugiye kureba nimero niba harimo nka Airtel dukanda akanyenyeri 467 urwego then tugakanda kuri yes kugira ngo tubashe kubona nimero ya simukadi. Ubu rero noneho ushobora kubona nimero ya simukadi utiriwe uyivana muri router, ahubwo iyo router ukayiconnectinga kuri machine. Wamara kuyiconnectinga kuri machine ukandikamo iyi mibare ngiye kukubwira, wandikamo 19 kabiri akadomo 16 8 akadomo 01, warangiza ugakora kuri enter. Utegereza. Noneho iyo router yimaje gukora kuri enter, urabona ko router uhita uyibona. Urabona ko iri ku muriro gucaginga, user n'umuriho, urabona ko megabytes ziri kugenda. Hanyuma kugira ngo injire muri settings, mu masomo twabonye yabanje twabonye ko ushobora guhindura ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ushobora guhindura amazina, ushobora guhidinga izina, ushobora guhidinga password, ushobora byose kubihindura. Uyu munsi rero noneho tugiye kubona uburyo wareba iyo nimero ya simukadi ni muri router utabanje gukora muri simukadi ngo uyishyire muri telefone. Kugira ngo ujye mu ma settings uramanza ugakora sign in, bakubaza username na password. Niyo wajya hano muri setting urabona ko bakubaza username na password. Username na password rero ni admin mu nyuguti ntoya, byose ni admin. Nihagira aho babikubaza ni admin kuri username, yewe na password ni admin, byose gutya. Hanyuma ukabona kwinjira mu settings y'iyo router. Kugira ngo ubone rero nimero ya telefoni irimo ya simukadi ngo twabyo twavuze tugiye kureba uyu munsi, ukirika hano kuri balance check. Urabona ko barambaza username twari tumaje kuvuga ko kugira umanze nkore login ndamanza kwandikamo admin hose na password mu nyuguti ntoya, then nkabona kuza hehe hano handitse ngo balance check. Ukahakirika rimwe. Yes, imaje kuhakirika urascrollinga down ukaza hano handitse ngo input USD code. Utushyiramo code, wandikamo akanyenyeri 467 urwego, then noneho ukaza ugakanda hano handitse send. Nukanda kuri send utegereza. Yes, bahita bakubwira ngo inimero yawe ni, bakayikubwira. Hanyuma mu ndimi zose, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa no mu Cyongereza. Urabona rero ko bidakomeye rwose, si ngombwa ko uvanamo simukadi ngo uyishyire muri telefoni. Wanakoresha n'ubu buryo ukabasha kubona nimero ya simukadi yawe iri muri router utabanje kuyikuramo. Murakoze rero, niba utarakora subscribe turagusaba ko wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona ibyo dushyiraho. Hanyuma niba warakoze subscribe ushobora no gusharinga n'abandi bakajya babona amakuru. Murakoze cyane.